Kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ni ibintu ababyeyi twaganiriye bavuga ko byabanje kubagora dore ko bo badafite ubu bumuga. Tubyaye umwana wa mbere dusanga afite ubumuga bw'uruhu, tubyaye umwana wa kabiri dusanga afite ubumuga bw'uruhu. Ni ikintu gikomeye muri sosiyete nyarwanda, kivunanye cyane kucyakira. Twabyaye abana babiri bafite ubumuga bw'uruhu, ariko ubwa mbere tukibyara umwana mu mubiri wacu hahise hazamo impinduka. Tekereza se iki kintu kimbayeho ni ukubera iki? By'umwihariko ababyeyi b'abagore ngo bahura n'ikibazo gikomeye dore ko yaba abagabo babo, iyi miryango bashatsemo ndetse n'abaturanyi bumva ko baciye inyuma abagabo babo. Ntekereza ko kubyara umwana wa kabiri byaje ari nk'igisubizo, kuko umukuru wenda hari abatekereza genda katari umugabo, ntabwo abantu batekereza byinshi ko mbana n'umugabo ko nabyara umwana wa kabiri usa nk'uwa mbere ataraba umugabo. Nanjye byanteye gutekereza ese ubu ni ukubera iki? Iwacu nta muntu wigeze avukamo uyu aje. Mu miryango bari bakuvuze ngo nta nyamweru bigeze babyara, mbona asohoje undi mugore, numva yuko ahise akeka ko naba naramuciye inyuma nkababyara ahandi. Ibi ariko ngo ni ukurenganya umubyeyi w'umugore kuko n'uwo mugabo aba yabigizemo uruhare. Kugira ngo umwana avukane ubumuga bw'uruhu, ababyeyi bombi baba bafite uturemangingo aritwo twita gene ushobora kuvamo ubumuga bw'uruhu. Uyu ni Gasarabwe Amiel, umuganga w'indwara z'uruhu mu bitaro bya Masaka byo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ko ababyeyi iyo bashakanye, umwe atanga akaremangingo fatizo kamwe, undi agatanga kandi, iyo bihuye nibwo umwana ashobora kuvukana ubumuga bw'uruhu. Baba bafite utwo turemangingo ariko bo nta bumuga bw'uruhu bafite. Mu bana 4 hashobora kuvamo umwe uvukana ubumuga bw'uruhu, abandi 2 bashobora kuvukana uturemangingo ariko bo nta bumuga bw'uruhu bafite, undi umwe ashobora kuvuka nta n'uturemangingo tw'ubumuga bw'uruhu afite. Ni uruhare rw'ababyeyi bombi, niyo mpamvu abantu bakeneye gusobanukirwa kugira ngo ababyeyi b'abagabo be kujya barenganya b'abagore. Muganga Amiel kandi asaba ababyeyi kumva ko kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu atari byacitse, kuko iyo bakuriyeho imbogamizi zijyanye n'ubu bumuga nta kindi kibazo basigarana. Izo mbogamizi zirimo izishingiye ku zuba rishobora kubatera kanseri z'uruhu kuko ruba rudashobora kwihanganira imirasire y'izuba bitewe no kubura intungamubiri yo mu bwoko bwa poroteyine yitwa melanine, binatuma bagira ibibazo byo kutareba neza. Izi mbogamizi zikaba zikurwaho no kubona amavuta afasha uruhu rwabo ndetse no kubona lunette zibongerera ubushobozi bwo kureba. Innocent Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.